icyubahiro ushimwe mwami wacu tugushimiye kandi ko urukundo rwawe rwadusabye kuri uyu munsi wa none ndetse no muri uyu mwaka akaba ari gahunda yo kwamamaza urukundo rwawe ku isi yose kugira ngo rumenyekane. Tugushimiye rero ko dukomeje kwiga mwami, tugushimiye ko dukomeje kubona ahantu tubonera uburyo tuzagenda kubwiriza urukundo rwawe ku isi yose rukamenyekana. Tugushimiye ubwa Holy Spirit uri muri twebwe uzatwimpawaringa kugira ngo tubashe kugenda tubwiriza amahanga yose, kandi tugushimiye no kubw'umugisha dukomeza kugira wo kwiga ijambo rya buri munsi kugira ngo turusheho kwishurirwa rwose. Turagushimiye rero kubw'umwana wawe kandi ugiye kongera kuri tubwira muri uno mugoroba mwami. Holy Spirit ari muri we, reka muri kano kanya buri muntu wese waje aha ngaha ijambo ryawe rikora umurimo waryo mu izina rya Yesu, turanga disturbance zose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze cyane kugira ngo buri muntu wese uri aha ngaha umurinde kurangara, ahubwo twese tube concentrated in the name of Jesus. We thank you Lord, we praise your name in the name of Jesus. Amen. Amen, 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 amen. Yeah, welcome, Licha. Yes, ashimwe. Amen, amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Ahantu ndi imvura imeze nabi iri kugwa. Nimwumva muri kunyumva gakeya mumbwire ngerageze kongera ijwi. Nizere ko ariko muri kunyumva. Kumva neza mama. Thank you very much. Yeah. Data ndagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Thank you for your faithfulness. Thank you for being our Lord and King. Warakoze mwami Imana kuducungura, warakoze kudukuraho icyaha. Mwami izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba tugiye kuba mwami Imana tugomeza gusangira ijambo ryawe. Reka mwami Imana rikore icyo ryatumwe gukora mu izina rya Yesu, kandi ureke umwuka wera riherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza ku bw'icyubahiro cyawe. Amen. Amen. So uyu mugoroba rero turakomeje na part 2 y'ibyo ejo twari twavuzeho, twari twizeho. I hope yuko nk'abantu turi kwiga kuri discipleship, nizere ko muba mufite udukayi n'udukaramu kugira ngo mutabyibagirwa cyangwa bikinjirira hamwe bigasohokera ahandi. So biba byiza when we are learning, ariko nyine tukajya tunafata summary cyangwa tukanandika personally aho twandika. Nabonye bajya banyuzaho summary, ariko byaba byiza nawe ugize yawe. Yeah, kuko about this discipleship learning, uburyo nabiteguyemo ni uburyo nyine bwa kinyeshuri, ntabwo ari evangelization cyangwa iki. Nyine nifuzaga yuko tubijyamo deep cyane, tubijyamo deep kuko it's one of the ni ikintu kimwe cy'ingenzi ku mubiri wa Kristo, mu itorero rya Kristo. Ariko nanone ni n'ikindi kintu, discipleship ni ikindi kintu niba navuga ngo abacharatans cyangwa abantu bafite amacaci nyine adashingiye kuri Kristo babyuzinga cyane, bikanavamo navuga ngo byagiye bivamo nyine abuses z'ubwoko bwose zo mu mubiri, like ama sexual abuses, ama financial abuses zose zagiye ziva mu kintu abantu bamwe bagiye bihishamo bakitirira discipleship, cyangwa bakitirira abandi ngo ni fatherhood, spiritual fatherhood, ibintu nk'ibyo, hakavamo ibyago bikomeye cyane. So ndashima Imana ko uyu munsi turimo kubyiga, kandi nizera yuko after this day nta muntu uzabeshwa cyangwa ngo ayobywe, kuko uyu mugoroba tugiye kureba uburyo nyine discipleship mu bana b'Imana ikorwa. Turebe ibikwiriye kuranga umudisciple maker mwiza, cyangwa uri godly, cyangwa uri Christocentric, nyine ukurikira Kristo, cyangwa nyine ushingira w'umufollower wa Kristo, ibimuranga. And then tunarebe
ibikwiriye kuranga umudiscipline mwiza nanone during the process ya discipleship. So ntabwo bishatse kuvuga yuko byose ni ukuri nabimarayo, ariko at least nyine nagerageje gukompayiringa ibintu by'ibanze byadufasha to choose wisely cyangwa to be under nyine authentic people of Christ, servants of Christ, under authentic disciple makers. Yeah. So rero Imana ishimwe ku byo yambashishije kumpishurira through his spirit, ari nabyo tugiye gusangira, and also some learnings about the past, ibyo nagiye mbona ahantu henshi hagiye hatandukanye cyangwa nanjye personally n'experiencinze, ariko umwuka w'Imana akanyereka yuko ibyo bintu atari byo bigendeye wenda ku ijambo ry'Imana. So nabyo hari ibyo nagiye nshingiraho kugira ngo wenda mbashe gutegura iby'ukuri noneho bya nyabyo. Yes, Imana ishimwe. So rero ejo twari twatangiye kuvuga, ndibuka ko twagarukiye kuri Jesus Christ na Paul type of discipleship, ari nabo nyine to role modeling as a church, you know. We role model the apostles and Jesus Christ. So rero nakomereje muri uwo mujyo wo kureba how discipleship is done according to how others did it. As you know, itorero nyine ryubakiye ku ntumwa n'abahanuzi, ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, and nibyo ngibyo. So reka twihuse, ndabona I hope ko Gerard is available today. So yes, thank you very much, you are a blessing. Reka turebe n'ubundi adufashe mu byanditswe, turebere muri Tito igice cya mbere umurongo wa 4. Tugiye kureba uburyo discipleship ikorwamo, niho tugiye guhera. Dushyirireho Tito igice cya mbere umurongo wa 4. Yes. Haranditse ngo, ndakwandikiye Tito umwana wanjye nyakuri kubwo kwizera dusangiye. Ubuntu n'amahoro bibe kuri wowe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umukiza wacu. Ndakwandikiye Tito umwana wanjye nyakuri kubwo kwizera dusangiye. Ubuntu n'amahoro bibe kuri wowe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umukiza wacu. So hano ikintu cya mbere numva nifuza kuvugaho ngendeye kuri iyi verse, nuko umudisciple maker n'umudisciple bagomba kuba basharinga same faith nk'uko ejo twabivuzeho. And then secondly, a disciple maker akenshi baba bafite relationship y'umubyeyi n'umwana, ariko cyane cyane mu butumwa bwiza. Akenshi nyine nk'uko ejo twabibonye, ukunda gusa, biba byiza iyo umuntu wakubwirije ubutumwa bwiza, wakubyaye mu byo kwizera, ari nawe nyine ukubereye umudisciple maker, cyangwa ari we nyine ugukoreye discipleship. Nk'uko hano icyanditswe kibyerekana, Pawulo yakunze kwirefera kuri Titus and Timothy nk'abana be nyine mu byo kwizera, kubwo kwizera ngo dusangiye. So hano yari ari kumwandikira amwereka ko ni umwana wanjye nyakuri, you are my true son, uri umwana wanjye nyakuri kubwo kwizera dusangiye. So rero hagomba first of all kuba hariho iyo relationship. If it's not there, wenda tuvuge hari aho byagaragaye ugasanga Paulo nyine bamwe yababyaje bwiza, and then Apollo nyine araba disciplinga, nabyo bibaho. Nawe kandi bishobora kukubaho, you can preach to someone and ukamuhereza undi muntu, ariko mugomba kuba musangiye the same faith. So
rero umudisciple maker agomba afata, ntabwo ari well, I wouldn't say agomba, ariko it's recommended from the Bible that a disciple maker takes the responsibilities of the spiritual growth of his or her disciples. Nyine let me tell you, nta kindi kintu umudisciple maker aba agomba kwitaho cyane ku mudisciple we kiri nta kindi agomba guprioritiza usibye spiritual growth, gukura kwe nyine ko mu mwuka. Ntabwo agomba guprioritiza tuvuge niba ari umuhungu n'umukobwa, ntabwo agomba guprioritiza avuga ati preach, convert and marry. Igisha mwigishe rwose, kugira ngo hari abantu nyine, yes, let me say it plainly, there are people abona nk'umukobwa, tuvuge nk'ubu ngubu nanjye gutangaho umuntu urugero ariko reka mwihorere, agakunda umukobwa runaka agahita avuga ati let me preach to her and then nyine she become nyine a convert, and then mugeze ku kigero runaka numva nifuza, kandi abantu benshi ayo makosa bagiye bayakora, preach, convert and marry, ngo babyitaga PCM nyine, preach, convert and marry. Nyine wamukunze, physique wayikunze, and then you are like, let me preach to her, let me preach to him, convert him, and then marry him. So it's not, ntabwo iyo ngiyo nyine ariyo ikwiye kuba motivation ya discipleship ni spiritual growth y'umudisciple, nta kindi, ni spiritual growth, nicyo kintu kigomba kuza on the top of other things. Hari n'ikindi kintu ukunda gusanga, okay, let me take it in an African context cyangwa muri Rwandan context. Ugasanga abantu benshi murabizi bitewe n'amateka wenda cyangwa n'ubuzima bw'ubukene abanyafrika bagiye banyuramo, abantu benshi aba ari imfubyi. Ugasanga umuntu ntagira papa, undi ntagira mama. I'm sorry niba wenda hari uwo byakoraho ku mutima, ariko it's not my intention. Ariko ugasanga umuntu agiye kujya muri discipleship kubera simply ashaka iyo emotional comfort, arifuza umuntu nyine wa replacinga, niba nta father figure yigeze agira, akumva nyine arashaka cyane father figure, akabishakira mu disciple maker wiwe, which is also wrong. Cyangwa niba ari nta mother figure, arabishakira nyine mu mama ari kubona uri kumudisciplinga, which is also wrong. Ikintu aho ngaho nyine bira backlashinga, wenda turaza kubijyamo nyuma, ariko ikintu cya mbere umudisciple maker agomba gufata as the responsibility to his or her disciple ni spiritual growth, gukura kwe ko mu mwuka. Ikindi cya kabiri, ntabwo agomba kuba ari reka wenda mu gihe ikindi kukivugaho aturebere mu byakozwe n'intumwa 16:1-3, Acts 16:1-3. So ni ukuvuga ngo ntabwo agomba kuzana nanone mere theology cyangwa doctrine teacher, sibyo? Hari amashuri ya za theology bigisha ibintu nyine by'amateology biri aho. Ntabwo umudisciple maker ari theology teacher cyangwa doctrine teacher gusa nyine. Yes, kuko umuntu okay, belief system ya gikristo biragoye ko wayitandukanya na theology. Buri bantu bose baba bafite nyine theology bakaminga from, biragoye. Ariko in top of nyine teaching cyangwa mentoring that disciple, hagomba kubaho ugomba kuba uri loving guide, ugomba kumuguidinga in a lovely way, not nyine kuza ngo okay, uyu munsi dufite class of ministers cyangwa dufite class of disciples, ugahita utangira kwigisha umumaro wa mwuka wera mu buzima bw'umukristo. Fine, birarangiye. Ejo ukazagaruka uvuga ati ubushize twari twagarukiyeho. No, it's not that. It involves teaching, yes, ariko it involves nyine guidance and also mentorship. Reka turebe kuri hano Acts 16:1-3, haravuga ngo nuko agera
i Derbe n'i Lusitira hariyo umwigishwa witwaga Timoteyo, umwana w'umuyudakazi wizeye, ariko se yari umugiriki. Yashimwaga na bene data b'i Lusitira n'abo muri Ikoniyo. Uwo Pawulo ashaka ko bajyana, nuko aramujyana, aramukeba ku bw'Abayuda bari bahari, kuko bose bari bazi yuko se ari umugiriki. Wenda ibyo gukebwa byo ni ibindi bintu tuzavugaho wenda ubutaha. Pawulo nyine yabikoze just for people pleasing, which was wrong. Yeah, Paul also could be wrong sometimes. Yeah, he's not a god. Anyway, ariko hano icyo bishaka kwerekana nuko bagira Pawulo nyine hano he desired ko bajyana. Impamvu yashatse ko bajyana kwari ukugira ngo nyine atangire like exposing. Yaramwigishije ariko noneho ashaka kumuguidinga no kumumentoringa. So nyine kugira ngo you observing whatever nyine he's doing in ministry, so that he can learn nyine from him, so that he can follow him as he follows Christ. Yeah. So rero kuko hano narindi kuvuga ko disciple maker afata nyine spiritual growth as responsibilities, ariko atari merely nyine teaching theology cyangwa doctrine, ahubwo agomba kuba loving guide and mentor. So that's why Paul nyine has had to also go sometimes nyine with his son cyangwa his disciple, nkuko hano tubibonye. Sibyo? Reka turebe 1 Timothy 1-2 again. Turebe Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 2. 1 Timothy, yes, 1 Timothy, Timoteyo wa mbere 1-2. Let me look at my Bible. Uwahabonye wundi nta kibazo nawe yahashyiramo. All right. Haravuga ngo ndakwandikiye Timoteyo, umwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera, ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe. So hano icyo nashaka kuvuga hano ni kimwe n'ibyo nari navuze handi kuri Tito, ariko discipleship nyine igomba kuba ari spiritual growth, yes, ariko itangirira cyane cyane muri spiritual parenthood. Kuko nka hano Paul nyine yari yarakiriye Timothy nk'umwana we, kimwe na Tito nk'umwana we mu byo kwizera. And then when nyine always iyo yamwandikiraga avuga ati umwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera, kimwe na Tito. So ni ukuvuga ngo nyine discipleship always nyine begins in spiritual parenthood, nari nabivuzeho. And then secondly, ikindi shaka kuvugaho hano kuri iyi verse ni uko discipleship igomba kuba iri relational. Hagomba kuba harimo relationship before it becomes nyine instructional. Mbere yuko iba ku-instructing umuntu cyangwa kwigisha umuntu, hakwiriye kubaho the relationship. Ariko ntabwo relationship hano ivugwa ari za relationship ziri mana yanjye sinzi ukuntu ndi bubyite, zikabije. Ni brotherhood relationship, ni parent nyine spiritual parenthood relationship. Sibyo? Kuko nibyo bituma discipleship iba maximized to the fullest iyo nyine hariho relationship. Cause nyine it's really hard to disciple someone nyine you don't relate. At least relate nyine to that person like a dear brother, a dear sister, a dear son in Christ wabyaje ubutumwa bwiza. Please nturenga aho ngaho, kuko nujya kurenga aho ngaho mbere yuko harenga banza stopping discipleship uyireke. Niba ushaka kuharenga banza ubireke ibya discipleship, ubundi ujye wabona uzanemo ibindi. Kuko
let me tell you, uyu munsi ushobora nukuri yeah, I'm saying it strictly kuko hari abantu benshi bagiye bakomerekera mu ma eglise because iyi boundary itagiye ishyirwaho. Iyi boundary ntishyirweho, kandi noneho ntabwo ari mu macaci nyine ayatizera ubutumwa bwiza gusa, no mu bantu bizera ubutumwa bwiza ahubwo niho biba binari cyane because of ibintu bya grace nyine twarababariwe n'iki, so ugasanga it's becoming nyine biri kuba ibintu bibi cyane. Ariko iyi boundary igomba kujyaho. Yes, hagati y'umudisciple meka n'umudisciple we hagomba kujyaho relationship, ariko iyo relationship ntikwiye kurenga brotherhood in Christ, ntikwiriye kurenga sonship cyangwa fatherhood in Christ, mu byo in faith na mu byo kwizera ntabwo bikwiriye kuharenga pe. Iyo byaharenze hazavamo amakatastrophe. Namwe ndabizi muri kujya museka, impamvu muri guseka nuko ibyo bintu mubizi, nuko mubizi. Yeah, you can relate. So please disciple makers on this platform, ndabinginze mushyireho iyo boundary. Izo boundaries hagati yanyu n'abadisciple maker muzishyireho pe, muzishyireho for your own sake, for the sake of the gospel, mutaba inkomyi yo gukura k'uwo muntu n'iki byose. And also disciples, don't expect beyond brotherhood, don't expect nyine beyond fatherhood in faith. No ukuri. Yeah. So narindi kuvuga ko discipleship iri relational before it becomes instructional, ariko nanone nubwo ndi kuvuga ko nyine hari aho bitagomba kurenga, like izengo shyiramo ikinyarwanda cyinshi hari abatari kukumva. Okay, nawe murakoze. Nubwo narindi kuvuga ngo nari maze kuvuga ngo discipleship cyangwa kwigishwa cyangwa gutozwa, hagomba kuba hariho umubano cyangwa ubucuti mbere y'uko biba nyine kwigishwa gusa. Ariko uwo mubano ntabwo ukwiriye kurenga ubuvandimwe muri Kristo ngo hazemo ibindi bintu, cyangwa se ngo birenge ububyeyi mu kwizera. Niba umuntu yarakubyaje ubutumwa bwiza muri discipleship, ntabwo bigomba kurenga aho hantu. Ntabwo ugomba kwibona niba uri umudisciple cyangwa wowe urimo gutozwa kuba umwigishwa wa Kristo, ntabwo ukwiriye kubona umuntu uri kugutoza ngo umubonemo ikindi kintu kirenze kuba ari kugutoza, ngo umubonemo ikindi kintu kirenze kuba musangiye ubuvandimwe muri Kristo, cyangwa niba ari we wakubyaje ubutumwa bwiza ngo umubone mu yindi shusho irenze nyine kuba yarakubyaje ubutumwa bwiza. Ariko nanone nubwo bidakwiye kurenga aho ngaho, nanone ntabwo tugomba kubigira ibintu byumagaye cyangwa bikakaye bitarimo ubuzima na butoya, ngo usange bibaye urahura n'umuntu ukwigisha ari uko gusa mugiye kwiga, ushobora nyine nta kindi muvugana. Niba tuvuge n'urugero, ufite wenda umaze nk'igihe gusenga byakunaniye cyangwa gusoma ijambo utari kubibasha, ayo mataka ajya abaho, ngo usange nyine nta relationship cyangwa nta mubano mufite ku buryo wamubwira uti rwose nsengera kugira ngo bihinduke. Mugomba kugira nyine kuba mufite uwo mubano ariko w'abana b'Imana, utarenga aho ngaho ngo uzemo ibindi bintu. So nibwo iyo nyine hari uwo mubano cyangwa iyo relationship, nibwo discipleship igera ku mwuzuro. Ego, nta nkomyi ntaki. Gusa nanone wenda nkiri hano, hari aho habaho limitation cyangwa imipaka, ugasanga n'urugero nk'umuntu ari mu gihugu cya kure, wenda kitarimo ubutumwa bwiza ari ingume,
mbere nyine byajyaga bibaho ugasanga kuvugana biragoye kubera amasaha amazone geographique ugasanga biragoye. So icyo gihe umuntu agahitamo akavuga ati okay, nta relation izabaho ariko uyu muntu mpisemo kujya mukurikira online, atanzi ntamuzi ariko nkurikira inyigisho ze. Icyo gihe aba ari teacher wawe, aba ari umwigisha wawe, ariko ntabwo aba ari umudisciple maker wawe, ariko aba ari umwigisha wawe, kuko beyond teaching cyangwa ikirenze ku kwigishwa muri discipleship hazamo ikintu cya mentorship, kurebera wenda ku bantu nabo bafite gukurikira Kristo. Nk'igihe nyine ukiri gutangira ushobora kwigira ku bantu, ese aba bantu basenga bate, ese uyu muntu asoma Bibiliya gute, ese uyu muntu abwiriza ate. Ariko igihe ufite umuntu ukurikira gusa kuri YouTube ugakurikira inyigisho ze ariko utajya ujyana nawe wenda ngo urebe uburyo ahandoringa situation zimwe na zimwe nk'umwana w'Imana, icyo gihe uba uri umufolowa cyangwa uba uri umunyeshuri we, ari umuticha wawe, ari umwigisha wawe, ariko ntabwo aba ari umudisciple maker wawe. Wenda aho ngaho ndumva itandukaniro turyumvise. So rero Paul ntabwo yabaye umwigisha gusa, ahubwo nyine yabaye umudisciple maker kuko yarabakundaga akabitaho. Niyo mpamvu akenshi nyine wajyaga kumva ukabona Paul arahagurutse agiye gusura itorero ryo muri Efeso, agiye gusura itorero rya hehe, musomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muzabibona cyane, agiye gusura ab'i Korinto, agiye gusura ab'i Tesalonika. Nyine yarabakundaga akabitaho, akabakurikirana, akabakosora mu nzandiko ze murazibibona, akabi-encouraginga, akabatera courage abana be cyangwa abigishwa be, akabasengera. Akabasengera. Reka wenda turebe mu Bakorinto ba mbere 4:17, reka mpabasomere nihuse. Abakorinto ba mbere 4:17, na Gerard nahabona arahita hashyiraho. Haravuga ngo, ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo gitumye mbatumaho Timoteyo umwana wanjye nkunda ukiranukira umwami wacu, azabibutsa inzira zanjye zo muri Kristo nk'uko nigisha hose mu matorero yose. Ni ukuvuga ngo hano ako nshaka gutindaho ni hano ngo mbatumyeho Timoteyo umwana wanjye nkunda ukiranukira umwami wacu. Timoteyo nyine Paul yakundaga kwerekana ko amukunda, ni umwana we amukunda. Ati mubatumyeho azabibutsa inzira zanjye. Paul yarandikaga akababwira ati agiye kuzabibutsa inzira ziwe, inzira za Paul ariko muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo hari ibyo iryo torero Paul nyine ryari ryaramwigiyeho, uburyo ahandoringa ibintu muri Kristo Yesu, uburyo arenganwa, uburyo yifata yarenganyijwe ari muri persecution, and then abatumaho, aravuga ati reka mbatumeho Timoteyo umwana wanjye kugira ngo abibutse uburyo nanjye muri Kristo Yesu ibintu mbihandoringa, ibintu mbigenza. Rero hano twari turi kuvuga ku kintu cy'uko discipleship nyine it's beyond, irenze cyane kwigisha. Hazamo n'ikintu cyo kurebera ku muntu uko akora ibintu, inzira ze muri Kristo Yesu, uburyo abikora. So hano rero hashobora kubaho ikosa ry'uko umuntu ashobora kubyitiranya agahinduka umufolowa w'abantu cyangwa agahinduka ukurikira abantu aho gukurikira Kristo. Nta na hamwe, nubwo Paulo yavugaga ati nyine abibutsa inzira zanjye muri Kristo Yesu, ariko ntabwo Paulo nyine batwereka ko yigeze asimbura Kristo kuri abo bantu. Ahubwo we icyo yaberekaga ni urugero. Let's say niba ari ukurenganywa, akabibutsa yuko nyine Kristo yavuze ngo niba batarandekeye nanjye bakandenganya, namwe bazabarenganya. So Paulo akababera urugero rwiza rwo muri Kristo Yesu, yihanganira iyo mibabaro
atayijugunyira kure, atanga kujya kubwiriza ubutumwa bwiza ngo nuko bamubwiye ko bari bumurenganye cyangwa nuko ngo ari gutotezwa ngo bituma aceceka, nyine donc akababera urugero rwiza muri Kristo Yesu. Nicyo mainly hano wenda bishatse kwerekana. So rero hari ukuntu some churches cyangwa amasengero menshi, insengero nyinshi bagiye babiyobya bene ibi bintu, ugasanga abantu neza niba rimwe na rimwe hari n'abantu rwose bafata abapasitori babo cyangwa abo bita ngo base bo mu mwuka ngo bakabashyira hejuru y'ibyanditswe. Ugasanga umuntu akoze ibintu bihabanye completely cyangwa bihabanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga cyangwa n'imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. And then ugasanga abayoboke be bari kubidefanda cyane, bari kwerekana ko nta kibazo, bari kwerekana ko they don't have to question nyine uwo muntu. Icyo gihe ni ukuvuga ngo baba bahindutse abakurikira abana b'abantu aho gukurikira Kristo. Kuko hano Pawulo nawe ntabwo yamubwiye ngo ubibutse inzira zanjye nka Pawulo. Yabwiye inzira zanjye zo muri Kristo Yesu. Inzira zanjye ziri in alignment with the Bible, with Christ. Inzira zanjye nyine ziri mu murongo umwe n'icyo Kristo aricyo, n'icyo Kristo yavuze, n'icyo Kristo yakoze. Niyo mpamvu hano ndajyana nabivugaho icyo ukwiye gukora mu gihe uri kubona umuntu wakubwirije ubutumwa bwiza akemera kudisciplininga, mu gihe yatanye ukwiye rwose kumureka. Nta mpamvu. Ukwiye kumureka kuko at the end of the day ukurikira Kristo, kuko ntabwo Kristo niwe mubana igihe cyose. Wa muntu hari nka guide, hari nk'ugufasha kugira Yesu yakwigishije iby'ibanze, yakwigishije gusoma ijambo ry'Imana urirebeye mu ndorerwamo ya Kristo, yakwigishije Mwuka Wera, yakwigishije nyine the basic, sibyo? Ariko ahasigaye nawe you have the Holy Spirit, ufite Umwuka Wera muri wowe. Rero igihe ubona umuntu yatanye, ntabwo ugomba kumugwa inyuma mpaka kandi uri kubona yavuye mu murongo w'ubutumwa bwiza, yaguye. Hari igihe abantu bajya bagwa. Hari igihe abantu bajya bagwa bitewe n'ibibazo bitandukanye byo mu iyi si. Ugasanga umuntu rwose umudisciple maker wawe yatangiye ari mu murongo w'ubutumwa bwiza, avuga ubutumwa bwiza, ari bwo ashyize imbere, ari Kristo ashyize imbere, ariko yagera hagati nyine kubera ibintu byinshi bitandukanye, ugasanga aratanye nyine, asubiye muri bya bindi nyine, muri wa Yesu wundi. Bijya bibaho n'abo mu itorero ry'i Galatiya byababayeho baragwa, basubira mu bubata bw'amategeko. Ndetse na Pawulo hari aho yahuguye Timoteyo ari kumubwira ati hari bamwe rwose ubu ngubu basigaye biterera mu byo batazi, bakajya kwigisha ibintu by'amategeko batazi n'ibyo ari byo. Bijya bibaho rwose ko abantu bagwa. Rero iyo umuntu ari umufolower of a man cyangwa akurikira umuntu kurusha gukurikira Kristo, iyo disciple maker we aguye, nubwo yaba abibona, nawe agwana nawe, akajyana nawe kubera kuvuga ngo ngomba kuba royo nyine kuri uyu muntu. Ariko ntabwo ugomba kuba royo ku muntu, ugomba kuba royo ku muntu uri muri Kristo, uri mu murongo wa Kristo, ukabanaba na royo igihe cyose, iteka ryose kuri Kristo wenyine. Reka dusome muri Timoteyo wa 2:3 kugeza kuri 7. Timoteyo wa 2 Timoteyo wa 2:3 kugeza kuri 7. 10 kugeza kuri 17, sorry. Haravuga ngo ariko woweho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye. Muri kubyumva? Hano ni Pawulo uri kwandikira Timoteyo. Hejuru yari ari kuvuga ku okay, reka turebe. Yaramwandikiye aramubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera,
badakunda n'ababo, batuzura, babeshyera n'abatirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Nibyo bya bindi navugaga yuko nyine there are people bashobora kuza rwose ugasanga yatangiye ari mu bintu ariko agatana, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Biratangaje nyine kuba umuntu ashobora kuba afite umudisciple maker we, afite ingeso mbi nk'izi ngizi zose, ariko akagomeza nyine akamukurikira, nawe birangira nyine amwigishije kuri za ngeso mbi zose, kuko rwose ntabwo byabura. Ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. They have a false nyine they have a false discipleship. Bahora biga ariko kuko batiga ukuri, bafite discipleship ipfuye, batiga ukuri, ntabwo babasha kukumenya. Nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge, badashimwa ku byo kwizera, ariko ntibazabasha kurengaho kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose nk'uko ubwa babandi nabo bwagaragaye. None ageze ku icumi aramubwira ati, ariko woweho wakurikije neza ibi tuvuze hejuru, ni rezilita cyangwa ni umusaruro w'umuntu utabaye discipled cyangwa utatojwe muri Kristo Yesu uko bikwiriye. Ariko ageze ku icumi aramubwira ati, ariko woweho rero Timoteyo, itandukaniro ryawe nuko wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana. Yarabikurikije. Timoteyo yari umudisipule mwiza, yareberaga kuri Pawulo nk'ahandi twabonye muri cya cyanditswe, akamurebera akamwiganaho nyine ingeso za Pawulo zo muri Kristo Yesu, uburyo nyine ubuzima bwe bwo muri Kristo Yesu nawe akabumureberaho. Ngo no kurenganwa kenshi, sibyo, no kubabazwa kenshi n'ibyambereho muri Antiyokiya no muri Ikoniyo n'i Lusitira, n'ibyo nihanganiye byose ndenganwa. Hano Pawulo yakundaga kujyanwa imbere y'abakuru b'Abayuda, nyine bakamutoteza, bakamukubita, kenshi baramukubitaga, bakamufunga. Ariko ibyo byose ngo Pawulo nyine nako Timoteyo yabikurikije neza, yakurikije neza inyigisho za Pawulo n'ingeso ze n'imigambi no kwizera no kwimbanganya n'urukundo no kwihangana, ngo no kurenganywa. Ko ugomba umudisciple mwiza asharinga nyine persecution, cyangwa agabana ku kurenganwa n'umutoza wiwe, niba ariko nabivuga. Yego. N'ibyo nihanganiye byose ndenganwa, nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Yes. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, kurenganwa ni kwinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, sibyo? Rero hano Pawulo yarari gushima Timote, amubwira ko we nyine yabyihanganiye, arabikurikira, abyigiraho, niba ariko nabivuga. Yes. Ariko akaza nyuma kubona ukuntu through nyine perseverance Uwiteka cyangwa umwami Imana yagiye amukiza muri byose. Ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganwa. N'ubundi yongeye kumwandikira bimwibutsa, iyi ni discipleship. Kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakanayobywa. Ariko woweho ugume mu byo wize, ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije. Uri kubibona hano Pawulo ari kugaruka kumubwira ati, ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi neza uwakwigishije. Hano uwamwigishije yari ari kuvuga, niwe yari ari kwivugaho. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Kuva nyine akiri baby Christian, yabashaga kumenya ibyanditswe byera bibasha kumumenyesha ubwenge bimuzanira agakiza kubwo kwizera Kristo Yesu. Ubundi iyi niyo discipleship from the start. Igomba nyine kuba kwigishwa sound doctrine and also
kwigishwa cyangwa doctrine arya ndiki mu kinyarwanda simbizi, ariko no kwigishwa nyine doctrine iri mu murongo wa Kristo, noneho no n'ubuzima bw'umudisciple maker wawe bukaba ari ubuzima abayeho muri Kristo Yesu, nabwo ukabwigiraho. Ibyanditswe byera byose, okay, reka ngerera ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. So ni ukuvuga ngo hano ikindi kintu ni uko discipleship nyine nkuko nari ndi kubivuga ikorwa mu gusharinga ubuzima. Paulo na Timote basharinze ubuzima, like nyine nta kintu Paulo yahuraga nacyo ku bijyanye no mu bwami bw'Imana, kuko yari yariyeguriye ubutumwa bwiza kandi ari no gutoza Timote, ari kumumentaringa. Nta kintu yahuraga nacyo ngo akimuhishe, yamubwiraga imibabaro yagize, uburyo yabyitwayemo, rimwe na rimwe bakaba bari kumwe, akanamwigisha nyine uburyo akwiriye kwenduringa cyangwa gupasiviyaringa, rimwe na rimwe bagasangira n'iyo mibabaro. Rero ni ukuvuga ngo discipleship ikorwa mu gusharinga iyo life yo muri Kristo, gusharinga missions, yego amavugabutumwa n'iki na za persecution. So there is no way ushobora kuvuga ngo urimo uradisciplinga umuntu ariko wajya kubwiriza nk'abantu wa muntu wenda ntimujyane ngo nawe arebe uburyo bimera, next time nawe azabikore. You have to go with the person mukwiriye kujyana. Akandi wenda akanyuma nasorezaho ndi kuvuga uburyo discipleship ikorwa, ni uko ikorwa nyine through sound doctrine. Twabibonye, wenda ntabwo ndi bubitindeho cyane, ariko ahanini urebye Paulo yakundaga kwigisha Timote na Tito. Usomye ibitabo byombi usangamo nyine ko yakundaga kubigisha doctrine ya Yesu, yakundaga kubigisha ibya Yesu, akabigisha kurinda ubutumwa bwiza, akabigisha kwirinda cyangwa kurwanya inyigisho z'ibinyoma, ndetse akanabatoza nabo kwigisha abandi, babigisha sound doctrine mu kwihangana kose, no mu buryo bwose. So mu magambo make ni uko nguko discipleship ikwiye gukorwa. I hope ko mwanditse. Noneho wenda ikindi natindaho cyangwa niba uri no kwandika wasurinya, ni uko ikintu cy'ibanze ari ukwigisha umuntu nyine sound doctrine. Ni nkayo tekawe hano twafata, kwigishwa ibya Kristo, ibya Mwuka Wera, basic things nyine. Ni ukuvuga ngo ntabwo I believe, ngewe uko mbyizera nuko nagiye mbibona uko nabisomye nko kuri Paulo cyangwa even no kuri Kristo, ntabwo ubera umuntu mu disciple maker forever, ibihe byose mirere na mirere. Oya, I believe ko hari ahantu nyine umuntu agera nawe akaba independent. Ukwiriye kumwigisha ibintu biri basic nyine byatuma amenya sound doctrine, ibintu by'ibanze bituma amenya sound doctrine, inyigisho y'ukuri, akamenya kuvangura ukuri n'ibitari ukuri, akigishwa ibya Kristo, iby'Umwuka Wera, akagera ku kigero nyine amenya gusoma Bibiliya, kandi akajya ayisomera mu rumuri rwa Kristo gusa, akabisomera mu rumuri rwa Kristo gusa. And then nyine hahandi umwigishwa ageze ahantu ahera mu itangiriro akageza mu byahishuwe ari kubonamo Kristo gusa. Wenda nk'urugero, niba mwahuye, tuvuge ni umudisciple wakijijwe ariko ahita ajya mu idini, yizera ibintu by'amavuta cyane, ahantu hose arahanuintinga, asiga olive oil, bikazagera wenda tuvuge n'urugero nko ku rwego ashobora nyine kubona Kristo muri iyo olive oil. Atari ukuvuga ngo nyine akamenya ko iyo bari gukora olive oil bayicrashing, sibyo? Ni urugero. Akamenya ko no muri Yesaya 53 havuga ko Christ nyine was crushed nyine for our sake, sibyo? So nyine buri ageze ku rwego nyine asoma Bibiliya, yabanje gusomerwa, yes, abanza kwerekwa nyine uburyo bwiza bwo kwinterpretinga Old Covenant
and New Testament, noneho akagera ku rwego abasha kubona Yesu muri Bibiliya, abonamo Kristo gusa n'umurimo yakoze. So aho ngaho I do believe yuko nawe ubu bireba uburyo yakwigiyeho uramuririzinga nawe akajya gutoza abandi. Ntabwo discipleship ari mirere na mirere ngo ufate umuntu forever. Mana yanjye nateguye ibintu byinshi ariko iminota yampaye ni mike, ndabona haburaho iminota 4 gusa, niba nzagaruka. I don't know. Mpano, Pastor, what do you think? Okay. Ubwo ashyizeho yes, ubwo nakomeje. So ni ukuvuga ngo wenda hano reka ngerageze gusamarizinga ibiranga umwigisha mwiza, ni uko agomba kuba akurikira Kristo. Mu Bakorinto ba mbere 11 umurongo wa mbere haravuga ngo follow me as I follow Christ. So umwigisha mwiza cyangwa disciple maker mwiza, ibyo ukwiriye kureba nkawe nyine nk'umudisiple, ukwiriye okay, aho ariko umuntu ujya muri iyo ndorerwamo ni umuntu n'ubundi buri mature, I don't know, ariko umudisciple maker mwiza akwiriye kuba umufolowa wa Kristo, akwiriye kandi kuba ari faithful kuri sound doctrine. Reka turebe muri Tito 1:9, akwiriye kuba ari faithful cyangwa ari inyangamugayo kuri sound doctrine cyangwa ku ijambo ry'ukuri rya Kristo. Kandi haravuga ngo kandi ukomeze ijambo ryo kwizera kandi ukomeza ijambo ryo kwizera nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. So uwo nguwo ni umudisciple maker, akwiriye kuba akomeza ijambo ryo kwizera, akwiye kuba akomeza inyigisho nzima ya Kristo, adatera waraza ngo uyu munsi aba ari mu butumwa bwiza, ejo aba ari muri prosperity, ejo bundi aba ari mu bindi bintu utamenya mu mategeko cyangwa ibindi. Akwiriye kuba ari faithful to the sound doctrine, ari ready. Ikindi ni ukwikomitinga nyine kuri relationship nari nabivuzeho hagati ye n'umudisciple we. Donc umudisciple maker akwiye kubigira arya buriya ndabivuga gute, intentional. Akwiye kuba ari umuntu ushoboye kwigisha no gusobanura ukuri nyine. Akwiye kuba abishoboye, ashoboye kwigisha ndetse no gusobanura ukuri. Ikindi atagira like nyine ashobora guhugura, gukosora no encouraging. Mbega muri make ku mudisciple maker nibyo ngibyo ngiye navuga. Hagiye hariho amaverse wenda ndaza kubaha ahantu nateguriye nyuma kwa ko iminota yangendanye. So lastly ku mudisciple reka dusome Luka 14:26. Umudisciple nawe bikwiye kumuranga. Luka 14:26 haravuga ngo 14:26 haravuga ngo umuntu uzaho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. So ni ukuvuga ngo umudisciple mwiza akwiriye kwiyanga, akanga se na nyina. Hano kwiyanga cyangwa kwanga se na nyina n'abana be na bashiki be n'ubugingo bwe, ntabwo ari ukwiyanga nyine as such, ahubwo ni ukuvuga ngo ibyo bintu bindi ni ukubibona as nyine of less priority cyangwa as of less meaning cyangwa nk'ibidafite agaciro kurusha Kristo. Ugomba umudisciple akwiriye kuba abona Kristo nyine nkaho ari we uri hejuru ya byose. So agomba kuba ari faithful to Christ. Akwiriye kuba ari faithful cyangwa ari umwizerwa ku mwami Yesu, nyine yarahisemo umwami Yesu gusa. Kandi akwiriye kuba ari available, agomba kuba aboneka
nk'uko Timoteyo yari available kubana na Paul, nk'uko tubibonera kuri Yesu n'abigishwa be, n'umwigishwa wese akwiriye kuba ari available, akaba afite nyine, akaba aboneka kugira ngo yigishwe, akaba aboneka kugira ngo abe mentored, agomba kuba ari available. Ikindi ni uko akwiriye kuba ari teachable. Reka dusome Timoteyo wa kabiri kabiri kabiri. Timoteyo wa kabiri kabiri kabiri. Kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. So ni ukuvuga ngo nyine akwiriye kuba ari teachable, akwiriye kuba yigishwa, kandi nawe ashobora nyine kuzigisha abandi, n'abo ngabo yigishije nabo bakigisha abandi. So donc umutima w'umudiscipline uko ari umuntu wigishwa. Ikindi cya nyuma, bikiri muri uyu mujyo wo kuba teachable, yikomitinga gusa ku ijambo nyine ry'ukuri rya sound doctrine. Kuko nk'uko twabibonye ejo muri Yohana 8:31 haravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muba muri abigishwa banjye nyakuri. So umwigishwa ikimuranga ni uko aguma mu ijambo ry'ukuri, aguma mu ijambo rya Kristo. So wenda ndasoje, ni ibyo ngibyo nari nateguye. Imana ishimwe ko nagerageje gukoresha iminota. Hari ibyo wenda nagiye nsimbuka kubera igihe, kugira ngo nkoreshe igihe neza, ariko icyo navuga ni uko twabonye yuko discipleship cyangwa se kwigishwa, gutozwa ni ingirakamaro, ndetse no gutoza abandi nabyo ni ingirakamaro. Niba bitakorwaga cyangwa utarigeze nyine utozwa, uyu ni umwanya wawe. Tugiye no gusenga rwose kugira ngo turusheho kugomeza guhabwa abantu bakwiriye badutoza, kandi natwe turusheho kuba empowered by the Holy Spirit kugira ngo dutoze n'abandi. Rero nk'uko ari mandate ya Jesus Christ kumakinga aba disciples, twikomitinge nyine kuri icyo kintu kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko uri umubyeyi wacu udukunda cyane. Turagushimiye ko uri umubyeyi wacu mwiza. Turagushimiye mwami Imana kubw'ijambo ryawe. Ndagushimira ko ijambo ryawe ari ubuzima. Ndagushimira ko ijambo ryawe cyangwa umutsima w'ubugingo mwami, ndagushimira nyine ko ari umutsima w'ubugingo utunga ubugingo bwacu. Ndagushimira mwami Imana kandi ko ridashobora gusubirayo ridakoze icyo ryatumwe gukora. Ngushimiye mwami kubw'uyu mugoroba, ijambo tumaze gusharinga mwami. Ndagushimiye data, ngushimiye yuko imitima ya hano mwami yabaye ubutaka bwiza, yaryakiranye umutima ukunze kandi umutima ushima. Ndagushimiye ko bitari busigare mu bitabo, bitari busigare kuri YouTube channel cyangwa ngo bisigare kuri urubuga, ahubwo mwami Imana gushimiye yuko rigenda rikera imbuto nyinshi, kandi tukaba intentional, tukaripracticinga, tukarishyira mu bikorwa tubishobojwe n'umwuka wawe wera. Reka mwami Imana duhinduke abigishwa bawe twiga ijambo ryawe, duhinduke abigishwa bawe twiga ijambo ry'ukuri ryawe Kristo. Ni ukuri mwami Imana, reka udushoboze, umwuka wawe wera adushoboze rwose guhinduka abigishwa nyakuri mu izina ryawe Yesu Kristo. Kandi mwami Imana dushoboze, mwuka wera w'Imana dushoboze kugira ngo tugire strength, tugire ubwenge bwose kugira ngo tubashe natwe gutoza n'abandi mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze mwami mwiza, uyu murage wadusigiye mwami tuwukomeze, dutozwe mu izina ryawe Yesu, kugira ngo turusheho gutunganwa rwose, tugere ku kigero gishyitse mwami Imana, tugere kuri freedom yuzuye. Ni mu izina ryawe ryera dusenze twizeye. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Amen, amen. Uri umugisha mama Giselle. Amen, amen, amen. Yanjye nasoje. Niba hari ufite mbere yuko umuyobozi wa gahunda afata umwanya, if there is any comment, nta kibazo.
hari abantu bakuru hano rwose